ariko kandi rimira kuyobya, tabara usohoke muri ibyo bintu. Uwo tugomba kumusengera. Eating rotten food. Ibiryo byagaze byaboze. Hari abantu barota ibinyama bisa nabi babirya bimeze nk'amara, birimwa n'amayezi, ibinyama binuka, ibiryo bisa nabi. Nimubonye ntabwo mubonye Gerard azamura umunwa, ibinyama abona bivanze n'amayezi akabirya, ibiryo biri rotten byaboze, imbuto zaboze, amagi yaboze, ibyo byose nubwo kurota urya ari ibintu bibi, ni ukuvuga ngo please urupfu n'impanuka bikozwe n'abantu no kuba warogwa bikugezeho. Umuntu akarota ry'ibinyama bibi biboze. Hano bamwe ngo yarose abaga injangwe arangije arayirya mu nzozi. Yego. Amwana ikagira inkuru wera kandi yari y'umukara ntibarakwishe nturaye. Ndarambwira ngo yagiye koroba mu ifi ngaraje ngo umuntu arayibaga ngo arayiteka, ntiyumvira nawe koko. Ati ndayirya ariko ayiwe. Ati kandi ifi ni nziza ni cyane, ariko se kuyibaga nta kibazo, none se kuyiteka nta kibazo. Warayiriye. Kurota urya nta kandari. Buriya iyo tuvuga ngo taking drugs, gufata ibiyobyabwenge, ibyo byose inzoga, ubundi inzoga yisobanura amagambo. Iyo bazi kunywesha bazi kugurira bisobanura amagambo bazakuzanaho. Iyo urumuzi seriva abantu bisobanura ko ugiye kugonganisha abantu kubera amagambo. Iyo rose unywa itabi cyangwa unywa urumogi, unywa ibyo biyobyabwenge cyangwa bitera inshinge, bivuze ngo urimo uratakaza identity kandi ugiye kugonganisha abantu. Umwimerere wawe ntabwo uzamenyekana, urimo uratakaza ikintu giteye ubwoba. Ariko hakaba inzozi nziza cyane dukunda dukwiye gusengera, being invisible, kutagaragara. Yes. Ku muntu arimo araguhamagara kandi ntibakubone. Bivuze ngo Imana ibiguhishe kugira ngo ababi bagende ariko bakikuzengura. Ese aho usengera wumva unyuzwe naho? Niba utanyuzwe naho shift, imuka. Niba unyuzwe naho back. Ubwo nibyo bibuza umugisha abantu bamwe. Ko icyo mbe ntabwo icyo kibuza umugisha. Ahubwo icyo ni ukugira ngo ubuhamye hamwe urebe. Bibiliya yaravuze muri Habakuki ngo nzahagarara ku munara aho ndindira. Abandi barumva ngo ndindire. Oya, naho ndindira. Nzararanganya amaso numva icyo azansubiza ku byo namuganyiye. Niba uri umuririmbyi muri Katolike, aho wagombye guhagarara kuri uwo munara, gakomeza ugakumya muri korari yawe ubamo. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ugutegereza, ariko udategereje gusa, utegereza uri no ku murimo. Kandi ushobora kugira ngo uze kwicara mu ntebe z'iwacu nta murimo, warindiriye Imana ku murimo. Yego rata. Sibyo? Nibyo. Nzagumya kuba pastor na ADEPR, ndindire. Bame kwigisha nigisha nko kwatiza mbatiza ifunguro nditange, ndindire. Ukiri mu murimo. Icyo Uwiteka azansubiza ku cyo namuganyiye. None ubwo nuzerera uzarindira. Nzahagarara ku munara aho ndindira. Ntabwo ari naho urindirira. So uri muri korari y'abaporoso, uri muri korari y'abadive, wahagaze kuri uwo munara, ukumva icyo Imana igusubiza. Ariko ni irihe dini rifite amavuta kuruta irindi? Naryo. Okay, amavuta yarahari, ayo guhirikana, ayo kubyina, ayo kuvuga n'iki, ariko agakiza kari muri Kristo Yesu. Ayo guhirikana, ayo kwesura, nayo kucengezamo byose arara. Yera ubwiza kuri buriya ikintu cyashimisha. Namwe basunika. Hose. Ariko twaganije umukobwa mwe nti ngo umuntu yarambwiye ngo kugira ngo ibimyanya bigende neza nuko mva mu idini. Ndamubwira nti urapfuye nturaye. Ntabwo Imana ibara amadini, ntabwo Imana yitegereza amadini, Imana ireba umutima w'umuntu. Yaravuze ngo mwanyubakira nzuki, mwantuza ahantu hangana iki. Aho uri Imana irahari, aho uryamye Imana irahari, icyo ushaka, icyo Imana ishaka ni ukuyemera. Rero byo kumbwira ngo mbyukira hanagiye guhaje umuhanuzi wadutse ngo aracyari mushyanga, amavuta ntaravangirwa, niba uko baduhanura ariko babisohozaga twakabiriwemo. Ngo kurura umbwire, agakurura n'imyanda akagushyirira imbere.
hasigayeho systeme yo kujya guhanuza imeze nko kuraguza, nkururira wumva icyo Imana ivuga. Arakurura iki se? Mu ihembe, mu muheha, mu ikanzu, mu ijipo, nyine agakurura nyine. Arakurura aho uri ha Imana. Buri muntu wese mu itorero rye abe uwejejwe hehe muri. Haleluya, haleluya. Ubumwe bw'Abera Ministries bwabateguriye amasengesho y'iminsi 14 azahera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, avuga ngo ko dukwiye kubohoka tugasohoka mu bintu byose byari tumereye nabi. Ukwezi kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, kwa cumi si amezi yoroshye, ni amezi ateye ubwoba. Niyo mpamvu tuzatangira amasengesho avuga ngo deliverance from the bondage and evil altar. Niyo mpamvu tuzabana nawe biciye kuri Zoom ndetse n'uburyo buri live kugira ngo tubashe gusenya ibyo bicaniro cyane. Ndabararitse mwese aho muherereye, muze dusenga ayo masengesho yo kubohora, guca imigozi, kurandura karande no kwinjira mu masezerano akwiye hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Muhawe ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries. Si dini, si itorero, nta nubwo rigenda kuba ryo, ahubwo naho umuntu se duhurira akabohoka. Guma mu itorero ryari kubohoke, guma aho bari kubohoke, maze tugaragaza umusaruro w'ibyiza. Hallelujah. 14 days of deliverance from the bondage and evil altar ku buzima bwawe. Ngwino dukorera Imana kandi ugume mu itorero ryawe urushaho kubohoka. Mwifurije ibihe byiza, hazasenywa ibihome, indwara zizakira, abantu bazava online, umuntu wese abireba. Mwifurije umugisha w'Imana hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Shalom, shalom. Tuje nanone nkwifurije kugira ibihe byiza udukurikiye. Ni Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ngo ikaze mu kiganiro cy'umugoroba nkwanira bawe, cyangwa se Building Everlasting Legacy. Amasengesho yo aracyakomeje kandi turabashimira abakomeje kuza kubana natwe. Imana ibaha umugisha. Nizere ko hari byinshi mwaboneyemo, ndetse hari n'ibicaniro byasenywe ndetse n'imigozi yabo hotse. Turabashimira cyane abantu bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, abakora ibikorwa byiza by'urukundo, kwishyura mitiweli, ndetse no muri Seeds of Joy kuri b'abana, kurwanya imirire mibi. Turabashimira cyane. Mushumba, wongeye kwirirwa? Ni amahoro? Ndamahoro. Ngira ngo umusiyeza ku masengesho umunsi wa ryari? Munsi wa 10. Yego. Sigaye iminsi 4 ibitangaza biri kuba. Muri uyu munsi wa none eka dusenga Imana nkomeze nkubwira icyo ntekereza, ariko ndacyari kuri za nzozi uziyumvaho. Please call us. Yego, hamagara. Abo mu Rwanda no guhamagara utondo kugera 2:00 z'ijoro. Abo hanze bafite bwa burenganzira guhamagara isaha yose bayibonamo, tukabafasha nta kibe dutwaye. Mana nyir'ubutware, nyir'imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana dukunda, Imana twabonye, Imana twemera, murengezi w'ubugingo bwacu, Mana igikora ibintu bigasobanuka kandi twibonesha amaso. Tugeze kuri uyu munsi wa 10 w'amasengesho yo kubohoka imigozi no gusenya ibicaniro biturondora. Mwami, ndasabye kugira ngo urusheho gufasha buri muntu wari we wese muri twe, yaba ari Jerry nanjye turi mu kiganiro na groupe dukorana, kandi mwami umuntu wese ugiye gufungura akumva agasobanukirwa, umuha imbaraga zo kwikuraho uwo mugozi n'ikiziriko, bityo twubake amateka afatika akomoka iwawe kandi bimeze neza, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Amina. Turakomeje rero za nzozi. Umuntu uzibonaho rwose vraiment, you are allowed to call us. Phone ifunguye ku bwawe. Turi kumwe nawe rwose, ntabwo dutinya, kandi twumva turi tayari gufasha uwo muntu mu byasaba byose. Yego. Buriya wibuka ikiganiro nakoze nkabwira ko Bibiliya ivuga inzozi 20, hari imirongo ivuga inzozi 21. Tubona ko mu isezerano rya kera harimo inshuro zirenga 10 rishya ziko bigaragaza. Tubona ko ari abakristo n'abandi bose hari abagiye n'ubundi barota inzozi zikagenda neza. So rero dukeneye ko tuvugana n'umuntu wese waba uhari kugira ngo umbwire ngo you are allowed to call us, just because if you have these bad dreams and the other things,
we are here for you, we have to pray for you, and nkubwira ngo please keep and being in your church, don't move. ubwo ni ukuguma mu itorero ryawe ntukarivemo. Oya, nta mpamvu, nta Imana itaba, naho uri Imana irahari. Wijya kwishakira ku musozi uyitaye mu rugo, Imana iri muri wowe. Erega y'umwana y'Imana, buriya uzi ikintu nakunze ijambo mu gifaransa rivuga neza ko ntacyo turi buvuge. Ndavuga ngo umuntu nankunda akitondera ijambo ryanjye, nzabwira data tuze ahari tubane nawe, tuzaroja nawe. Umuntu nankunda nzabwira data tuzane tubane nawe. Ntibisaba ko igutwara mu ijuru, izagusanga aho wari uri, kugira ngo ure n'ijambo ry'Imana. Buri mugoroba Imana yazakureba nde? Adamu mu mafu ya nimugoroba. Yes. Wajya muri 24 ngo imfura zo mu isi n'izimana yishimira kubana nazo. Ntihari amavuta, ntihatari amavuta. Iwacu muri ADPR amavuta arahari pe cyane, ariko si Imana iba honyine, naho uri hari Imana, ariko harimo ibintu bibiri nakwisabira. Ese aho usengera wumva unyuzwe naho? Niba utanyuzwe naho shift imuka, niba unyuzwe naho back. Ubwo nibyo bibuza umugisha abantu bamwe. Ko icyo mbe ntango icyo kibuza umugisha, ahubwo icyo ni ukugira ngo ubuhamye hamwe urebe. Bibiliya yaravuze muri Habakuki ngo nzahagarara ku munara aho ndindira. Abandi barumva ngo ndindire. Oya, naho ndindira nzararanganya amaso numva icyo azansubiza ku byo namuganyiye. Niba uri umuririmbyi muri Katolike, aho wagombye guhagarara kuri uwo munara, gakomeza ugakumya muri korari yawe ubamo. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ugutegereza, ariko udategereje gusa, utegereza uri no ku murimo. Kandi ushobora kugira ngo uze kwicara mu ntebe z'iwacu nta murimo, warindiriye Imana ku murimo. Yego rata, sibyo? Nibyo. Nzagumya kuba pasiteri muri ADPR, ndindire bame kwigisha, nigisha bame kubatiza, mbatiza, ifunguro nditange, ndindire ukiri mu murimo. Icyo Uwiteka azansubiza ku cyo namuganyiye. None ubwo nuzerera uzarindira. Nzahagarara ku munara aho ndindira, ntabwo ari naho urindirira. So uri muri korari y'Abaporoso, uri muri korari y'Abadive, wahagaze kuri uwo munara, ukumva icyo Imana igusubiza. Ariko ni irihe dini rifite amavuta kuruta irindi? Naryo. Okay, amavuta yarahari, ayo guhirikana, ayo kubyina, ayo kuvuga n'iki, ariko agakiza kari muri Kristo Yesu. Ayo guhirikana, ayo kwesura, nayo kucengezamo byose arara. Ubwiza kuri buriya ikintu cyashimisha namwe basunika hose. Ariko twaganije umukobwa mwe nti ngo umuntu yarambwiye ngo kugira ngo ibintu bigende neza nuko mva mu idini. Ndamubwira nti urapfuye nturaye. Ntabwo Imana ibara amadini, ntabwo Imana yitegereza amadini, Imana ireba umutima w'umuntu. Yaravuze ngo mwanyubakira nzuki, mwantuza ahantu hangana iki. Aho uri Imana irahari, aho uryamye Imana irahari. Icyo ushaka, icyo Imana ishaka ni ukuyemera. Rero byo kumbwira ngo mbyukira hanagiye guhaje umuhanuzi wadutse ngo aracyari mushya, ngo amavuta ntaravangirwa. Niba uko baduhanura ariko babisohozaga twakabiriwemo. Ngo kurura umbwire, agakurura n'imyanda akagushyirira imbere. Hasigaye systeme yo kujya guhanuza imeze nko kuraguza. Nkururira wumva icyo Imana ivuga, arakurura ikise mwihembe, mu muheha, mwikanzu, mwijipo, nyine agakurura nyine. Arakurura aho uri hari Imana. Buri muntu wese mu itorero rye abe uwejejwe hehe muri byo. Ndabizi ko bantera amabuye babura se. Umusiramu niyumva nawe Imana nawe naburya nta bavuga shitani, bavuga Allah.
kandi ara n'Imana. Nje ntabwo naje kuba umucamanza w'abasenga, icyo ni cya mbere. Sinaje kuba FBI cyangwa RIB y'abasenga. Sinaje kujonjora abantu b'Imana ngo menye ukizwa n'udakizwa. Sinaje kujonjora amadini ngo menye irizima n'itari rizima. Ikifata hano ku isi ni ugusenga nkishakira ubugingo, nkamenya ko buri muntu wese mu itorero abandi birirwa inyuma abajwe muri byo bareba ko bubahiriza ibyaha, kandi buri muntu wese agira agasozi kamukururira ibyaha n'agasozi kamuzanira amahoro. Tugeragezwa kimwe. Yego. Ubu nge hari ikinsekura kidasekura wowe. Yego. Hari igisekura kanaka kidasekura undi wese, ugasanga mu musetse ku kimusekura kandi we kiguhonda kiremereye, kandi wanabyirengagije ko kijya kiguhonda. Ukagira agasozi kitwa irari, wakanyura ukenda gupfa. Undi akagira k'umujinya, undi akagira agasozi kitwa inyota, uburyo icyaka yagahunga akabara akiruka. Yego. Bitamukundira akagotomera. Undi agahunga ibindi bitandukanye. Tugira agasozi katwambura amahoro nakatwambika amahoro. Tugira agasozi katuzanira ibyaha nakaturizaho ibyaha. So rero reka kwigira umucamanza n'umukristo ukabije ukumva waragezeyo. Yesu yarabansekuriye ngo mbere yo kureba agatotsi kari mu jisho reba ingiga y'igiti wikoreye mu jisho. So rero aba bantu baduhamagare kurota wayobye mu mwijima, lost in the darkness. Yego. Wagendaga ariko umwijima uragufata ntihabona ukayoba. Bivuze ngo ibyo watekerezaga bigiye kuburiramo kubera umwijima, kandi uwo mwijima si uw'igicu cyangwa n'ikirere. Ni abantu bagiye kuyobya mindset, imitekerereze yawe. Yego. Kabiri, kurota wayoboye mu ishyamba, lost in forest. Waburiye mu ishyamba. In a forest. Wayoboye mu ishyamba ukarorongotana bukakwiriraho ukabona wayobye inzira neza burundu. Ishyamba ry'inzitane hanga ibiti byinshi, hanga amahwa. Ni ukuvuga ngo umuntu uzirota Imana iramubwira ngo waragerageje, washyizeho imbaraga, ariko kandi irimo irakuyobya, tabara usohoke muri ibyo bintu. Uwo tugomba kumusengera. Eating rotten food. Eating rotten food. Ibiryo byagaze, byaboze. Hari abantu barota ibinyama bisa nabi babirya, bimeze nk'amara, birimwa n'amayezi, ibinyama binuka, ibiryo bisa nabi. Nimubonye ntabwo mubonye Gereza azamura umunwa, ibinyama abona bivanze n'amayezi akabirya, ibiryo biri rotten byaboze, imbuto zaboze, amagi yaboze. Ibyo byose nubwo kurota urya ari ibintu bibi, ni ukuvuga ngo please urupfu n'impanuka bikozwe n'abantu no kuba warogwa bikugezeho. Umuntu akarota ry'ibinyama bibi biboze. Hano bamwe ngo yarose abaga injangwe arangije arayirya mu nzozi. Yego. Amwana ikagira inkuru wera, kandi yari y'umukara ntibarakwishe nturaye. Ndarambwira ngo yagiye koroba mu ifi, ngaraje ngo umuntu arayibaga ngo arayiteka, ntiyumvira nawe koko. Ati ndayirya ariko ati kandi ifi ni nziza ni cyane, ariko se kuyibaga nta kibazo, none se kuyiteka nta kibazo. Warayiriye. Kurota urya nta kandari. Buriya iyo tuvuga ngo taking drugs, gufata ibiyobyabwenge, ibyo byose inzoga. Ubundi inzoga yisobanura amagambo. Iyo bazi kunywesha bazi kugurira bisobanura amagambo bazakuzanaho. Iyo uri muzi seriva abantu bisobanura ko ugiye kugonganisha abantu kubera amagambo. Iyo rose unywa itabi cyangwa unywa urumogi, unywa ibyo biyobyabwenge cyangwa bitera inshinge, bivuze ngo urimo uratakaza identity kandi ugiye kugonganisha abantu. Umwimerere wawe ntabwo uzamenyekana, urimo uratakaza ikintu giteye ubwoba. Ariko hakaba inzozi nziza cyane dukunda dukwiye gusengera, being invisible, kutagaragara. Yes.
ku muntu araguhamagara kandi ntibakubone. Bivuze ngo Imana ibiguhishe kugira ngo ababi bagende ariko bakikuzengurutse. Nizambwa zirara zimoka ziburozi zihonahona zitafa. So bisaba ko impamvu wabaye invisible ni uburenganzira, ariko wagombye kuba visible. Yego. Bakakubona nta kibigutwaye. Tumva ibyo nsa nk'ibyo nagiye ntegura ndumvaga ari ibyo ngibyo. Ariko cyane cyane abantu bakwiye kwita no kurota useka umuntu. Yego. Hari ukuntu ushobora kurota wisekera ukumva urafashijwe, ariko kurota urimo useka umuntu umuneguye umuvuze n'iki, biravuze ngo ugiye kugira umwuka ugiye kukwataka wo gusuzugura abantu, kandi ugasuzugura abari kuzakugirira akamaro. Yego. Ibuka ijambo nakubwiye ubushize mu kiganiro cyabanje ngo witondere uko unshyira kure yawe, uko unshyira kure yawe nanjye niko niga kuzaca connection yanjye nawe. Sibyo? Yego. Aba bantu barota izo nzozi bahamagare kurota urimo ukora icyaha, uri kwica umuntu muri make. Hari igihe urota wica umuntu umukubita umushyingura ari muzima, mugirira nabi, uri nk'umukorera ihohoterwa rikomeye. Bivuze ngo ntabwo ugomba ufite muri wowe, ariko abantu bagiye kuzagushyingura ureba. So gushyingura wapfuye, ariko mu buzima uzumva nk'uwapfuye nk'uwarangiye udashobora kuba uhari kandi bikaza kugora. Yego. So rero sinzi niba iminota ikwiriye. Yego. Umugisha w'Imana babeho, muduhamagare tubasengere. Niyo mpamvu navuze zino nzozi ubundi sinzira nkunda kuvuga inzozi ku mugoroba ko tuzikara kunywanira, ariko bibaye ngombwa ko tubashe gukomeza ya masengesho kuko twandika igitondo n'ikigoroba. So rero Imana ibaha umugisha, mugubwe neza, mwambara imbaraga, turi kumwe. Ndibwira ko haryo umunsi ni waryo ari buri ni wacumi w'amasengesho. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.